Okay guys, ndagusuhuje cyane ndagushimiye cyane wowe udukurikira kuri YouTube channel yacu nge nitwa Mwesiga David. Yego nje gukora video ntoya cyane y'iminota mike cyane ngiye kwereka uburyo wabona abasubscribers igihumbi mu gihe kitarengeje n'umunsi cyangwa iminsi 3. Ukabona abasubscribers hagati y'umunsi umwe n'iminsi 3 abasubscribers bawe ukabura bujuje ako kanya mu gihe gito cyane. Ndaje nkwereka ukuntu wabona abasubscribers cyane nawe ukaba wahita usigarana umutwaro wo kuvuga ngo ngiye gushaka icyo bita watch time ko nawe maze kubona subscribe ngiye gusigarana umutwaro wo gushaka icyo bita watch time. Ngiye kwereka rero uburyo wabonamo abasubscribers mu buryo bworoshye cyane. Ikintu kiba kigoye cyane ubundi kinagoye cyane ni ikintu bita watch time. Watch time kubona ibihumbi bine biragoye cyane, biragoye kubona ibihumbi bine. Niyo mpamvu rero reka uyu munsi duhereye ku kintu cyitwa subscribe. Ejo tuzakora indi video ibereka uburyo mwabonamo watch time nanone mu buryo bworoshye cyane. Tugiye kugenda na step by step. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yanjye ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, numara ukanda subscribe ukane no kunzogera kugira ngo video twigisha niba uzikunda ujye uhora uzibona. Niba utakanda subscribe reka tuzasubira muri video y'ubutaha. Okay, twagiye. Reka dutangire noneho nitumara gutangira uraza muri Google Chrome. Muri Google Chrome hano hejuru. Aha ngaha Google Chrome ngiyi hano. Yego numara kwizaho uyikandaho, numara kuyikandaho uza hano muri search wandikemo gutya aya magambo mubibone, wandikemo ngo faster. Yego usearching, link iri muri description ariyo mwinjiriraho. Muri video y'ubutaha naberetse uburyo mwafunguramo account muri ino website igurisha abasubscribers. Narabiberetse cyane uburyo mwafunguramo account. Reba link muri description urebe link yo kwinjiraho, kandi cyize yo winjiye muri ujye winjiramo ukanze kuri iyo link naguhaye kugira ngo ugende ufungura account nawe utangire ukorera amafaranga byihuse. Njyambere ndahita nshyiramo email username yanjye namwe naraberetse uburyo mwashyiramo username twarabibonye, cyangwa nawe nugutwana hano handitse ngo create account ukaba ukoze icyo bita create account. Ugitangira uhingukira, wenda ngiye mpingukira hanga ariko uhita ukana hano handitse kuri turongo dutatu ugahita ukaza aho bita dashboard ni ukukwereka amafaranga byibura ufiteho kuri balance yawe. Ubona amafaranga ufiteho, ukabona ayo umaze gukoresha, transaction umaze gukoresha. Dukomeze urahita usubira kuri kuri twa tudomo dutatu. Tuno tudomo dutatu turahangaha turongo uhita uzangaha uzano handitse ngo order. Wowe ndi kubwira abantu bashaka subscribe igihumbi zirukanka mu minsi mike cyane ku mafaranga make cyane amafaranga atanabaho hubwo ibaza, ariko amafaranga namwe muraje mwirebera. Urahita uza hano handitse ngo select category, urahita wakanda, numara kwakanda urahita uza hano handitse ngo YouTube subscribe. Ahangaha handitse ngo YouTube subscribe non drop washatse kuvuga ngo subscribe zitajya zivaho. Urahita wakanda, numara kwakanda urahita uza ahangaha handitse ngo select service. Urahita waselectinga, urahita wakanda uze urebe subscribe za makeya zirimo. Dore ni izi ngizi zinabanza dore ngizi zibanza. Izi ngizi zigurira amafaranga 5936. Ni hehe wabonye subscribe ku mafaranga 5936 uretse gutoragura indege mu bishokoro? Na ahantu wabonye ahantu bagura uzenguruka ama website yose abaho kwisi, nubona ahantu wabona subscribe kuri aya mafaranga, ukura aya mafaranga 5000. None ibaze subscribe igihumbi zose, igihumbi. Dore ngikirega nimugire ikibazo. Dobera kubwira ngo YouTube subscribers ba updatinga ku munsi byibura bashyiraho subscribe. Iyo ushaka subscribe nyine kwa kundi zigenda gake nyine ku buryo zitagenda ngo zihita zikubitaho ku kanya, uzishaka gake gura izi ngizi byibura ku munsi bajya bakiriho 30 cyangwa 50 gutyo paka zirangiye. Niba ushaka izijyaho ako kanya mu buryo bwirukanse ujya muri izi ngizi bashyiraho 50 cyangwa 100 ku munsi. Okay, hangaha
ushaka izi ngizi z'ibihumbi 8 ku munsi bashyiraho 100 cyangwa 200. Okay, ushaka izi ngizi nazo zigura ibihumbi 9 ku munsi bashyiraho 400, 200 cyangwa 400. Okay, hano hari n'izindi za 300, kandi uko zigenda zirukanka zijyaho niko n'amafaranga yawe ugira. Ariko ikiza subscribe zawe n'ubundi kuzigura uziguze hakajya higiraho duke nitwe twiza rwose, tutanaguteza abakiriya bawe cyangwa abakunzi bawe. Yego, ariko iyo urimo uragurira nk'umukiriya nkamwe mushaka kugira ngo mujye mubikora nk'umwuga, mujye mugura abakiriya, wowe cyambere ugomba kuba warafunguye account kuri iyi nuza. Wamara gufungura account biba byararangiye, noneho wowe ugurira umukiriya bitewe n'amafaranga aba yakwishyuye. Ahangaha noneho ukuntu bigenza, uhita uzangaha ahangaha muri nuza, muri example link, ahangaha handitse ngo example link. Urahita uza ahangaha muri nuza, ujye kuri YouTube channel yawe, ujye gushaka link. Numara gushaka link, wenda nk'urugero urahita uzangaha urebe link ya channel yawe. Urashaka link ya channel yawe uciye ahangaha, urahita uza urebe hano muri mowa. Numara gukanda mowa, uhita akana ahangaha, uhita ubona link ya channel yawe. Dore ngiyi link ya channel yawe, ni iyi ngiyi. Urahita uyikandaho uyikore icyo bita copy. Numara kuyikora copy, usubire kuri ya website. Numara gusubira kuri website, urahita uza ukore icyo bita pasting. Numara gupastinga, uzangaha muri quality wandikemo subscribe wenda 1000, subscribe 1000. Uhita ubona amafaranga ahita yizana hano hasi. Urahita uyabona amafaranga ugiye kwishyura, kandi aya mafaranga yose uyishyura mu manyarwanda. Nicyo cyiza noneho kinabaho. Nihe wabonye batanga subscribe kuri aya mafaranga? Kuko uretse gutoragura indege mu bishokoro, ni ugutoragura indege mu bishokoro rwose. Uhita ukana hano handitse ngo yes, ndemeza yuko ngiye kugura ino nuza. Barakubwira ngo hano hasi, reka nkabasobanurire. Barakubwira ngo hano ngo minimum zo kugura subscribe ahangaha, wemeye kugura subscribe uhere kuri 20 nyine. Subscribe 20 wazigura kugeza ku bihumbi 5 nizo wemeye kugarukiraho. Ego, nk'uguze ibihumbi 10 ntago byakunda. Ariko ahangaha uvuze ngo ushaka subscribe 20 wakwishyura 180 rwose. Ego, ugahita ugura subscribe da. None se ubu aka kanya reba, niba bavuga ngo 118 wagura subscribe 20. Ibaza ariko nihe wabibonye? Kuko ibyo bintu 100, ariko 100 igiceri cy'ijana murimo muracyumva, ni nko gutoragura indege mu bishokoro rero. Okay, ahangaha reka tuvuge ngo wenda ni subscribe 1000. Wamara kugira subscribe 1000, ubwo amafaranga bamaze kuyashyiraho. Nabisobanuye muri video y'ubushize y'uburyo washyiraho amafaranga. Yego, urebe video nk'iya gatatu iri munsi y'izi video, urahita uyibona y'uburyo wabonamo subscribe cyangwa watch, murahita uyibona iyo video. Yego, ugahita ukanda hano handitse ngo press order yawe, ukabikoze confirming. Okay, reka mwereke noneho kandi kantu k'ingenzi ukwiye kumenya ahangaha. Uzi ko ino application itanga amafaranga? Ngo ni ubuhe buryo none itanga amafaranga? Wenda reba hano kuri ino notification bamaye ahangaha, bambwiye ngo you have refer bonus. Ubonye refer bonus iturutse kuri uyu muntu witwa Iradukunda 1 2 3. Uyu muntu yashyizeho amafaranga yo watumiye umuntu, wamara kumutumira akaza agashyiraho amafaranga agiye kugura serivisi, baguhaho 10% kuyo ashyizeho. Ndakeka niko babimeze 10% maho ngaho. Dore ukuntu watumira umuntu rero. Uraza, niba waramaze gufungura account kuri nuza website, urazangaha. Wamara kuzangaha, ugahita ukana handitse ngo refer. Wamara kwakanda ukabona link, tegereza gatoya, refer. Yego, ugahita ubona link. Dore ngiyi, ugahita wamara kubona link, ugahita uyikora copy. Wamara kuyikopi ukayisharinga abantu. Okay, abangaba bose nabanyinjiriyeho ngewe, nabamaze kunyinjiraho ngewe. Abangaba bose witwa Bosco, witwa Iradukunda, Habaguhirwa, Akimana Devot, uyu nguyu bose Moise, uyu, aba bose Devot, aba bose nabamaze kunyinjiraho. Bivuze ko aka kanya hagize ugira dore nuza, ugize amafaranga ushyiraho kuri nuza, nabona icyo bita amafaranga. Yego, aya nama nimero yabo yose, ushaka
ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, ndagushimiye cyane rero wowe urebye video yacu. Okay, reka nsubiremo kano kantu uburyo washyiraho amafaranga kugira ngo video yacu tuyisoze. Wenda nk'umuntu urebye ino video ari ubwa mbere, umwereka uburyo washyiraho amafaranga. Ukanda kuri referral, ugahita uzana wanditse ngo pay now, wangitse ukakanda, wamara kwakanda ukatuvuga ngo ndashaka gushyiraho bya 5,900, reka mvuge ngo ni 6,000. Ku mafaranga yose ushyiraho, ugiye gushyiraho urenzaho igice cy'ijana, nubwo waba ugiye gushyiraho miliyoni urenzaho igice cy'ijana cyonyine cya charge. Ugahita ukanda check, yego, wamara gukanda check ugategereza gato na internet yawe bitewe n'ukuntu igenda, ugahita ubona cya giceri dore ngiki kiyongereho. Nashakaga 6,000, 6,000 barambwira ngo baragucaginga 100, ibibe 6 n'ijana nako kanya. Ugahita ukana handitse ngo pay now, wamara gukora pay now ugahita utegereza gatoya, wamara gukanda utegereza gatoya, uyishatse ukanda okay. Ibi bintu nganze ntago mubibonye, reka mbibasubiriyemo. Iyo ushaka kugira ngo wishyure mu buryo bw'irukanse bwose, uraza ugahita ukanda kuri aya magambo yo mu muhondo, ugahita bakugeza hano wishyura do nk'ahangaha. Urabona ko nimero yamaze kugeramo rimwe, byamaze kugeramo. Ubu mwanze ahangaha amafaranga twahita batubwira ngo nidushyire mu marebanga, bigahita bikunda ako kanya. Ahangaha baragusobanurira ngo niba bikugoye kwandika nimero, kanda hano hasi. Ibyo baba bashatse kubwira ni ibingibi nyine bakubwiye ngo hakande. Kandi barakubwira ngo mu minota 5 utegereza iminota 5 yonyine bakaba bamaze kugushyira amafaranga kuri Nuza. Iyi website niyo ya mbere, abandi bose mubavemo ahubwo muve mu bindi bintu. Iyi website ni ya mbere. Ndabakunda cyane. Ciao. Reka tuzasubire mu video bitahanye. Nitwe Mwesige David, Imana ibamire umugisha. Niba ukunda video dukora ujye ubimbwira muri comment. Urakoze cyane.